Hano turi kumwe n'abaturage baje gushaka indangamuntu koranabuhanga. Aba baturage biganjemo urubyiruko rw'imyaka 15 kuzamura kugera ku myaka 18. Turi kumwe n'abantu bakuru bataye indangamuntu ya gatatu bahawe, bakaba baje gushaka indangamuntu koranabuhanga. Abantu bakaba bari kwandikwa, bakaba bagiye kubakorera indangamuntu koranabuhanga bakazazihabwa. Bivuze ngo nawe ushaka indangamuntu koranabuhanga ndaza kukubwira aho wajya ukiyandikisha indangamuntu koranabuhanga ukayihabwa. Bivuze ngo nawe waba warataye indangamuntu zose, bivuze ngo buri munyarwanda buriya abagenewe indangamuntu eshatu. Bivuze ngo nawe warazitaye waza ukiyandikisha ukazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Hari n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga bayisohore ihabwe abanyarwanda abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga abanyamahanga bamaze igihe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi. N'umuntu wese ushaka ubwenegihugu bw'u Rwanda nawe agomba kujya ahabwa ino ndangamuntu koranabuhanga. Ubu ndi kumwe n'abaturage baje gushaka indangamuntu koranabuhanga yiganjemo urubyiruko kuva ku myaka 15 kugera ku myaka 30. Bivuze ngo harimo n'abantu bataye indangamuntu bahawe. Bivuze ngo ni indangamuntu ya gatatu ariyo ya nyuma uhabwa. Bivuze ngo umunyarwanda wese aba yarakorewe indangamuntu eshatu. Iyo ataye imwe bamuha indi yatindi bakamuha indi ya nyuma. Bivuze ngo ariko indangamuntu koranabuhanga yaje ari igisubizo ku banyarwanda. Bisobanuye yuko rero indangamuntu koranabuhanga ushobora kuyihabwa. Bivuze ngo icyo usabwa no kuza ukiyandikisha. Ndaza kubarangira aho waza kwiyandikisha, buryo ki cyangwa inzira byacamo kugira ngo ubone ino ndangamuntu koranabuhanga. Nta kintu bisaba, icyo bigusaba no kuza ukiyandikisha ugategereza ukazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Ubwo basobanuye yuko indangamuntu koranabuhanga izaba ikubiyemo ibintu byinshi, mituweli ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko nk'uko bisanzwe n'ubundi wajyaga kwivuza cyangwa wajyaga ku kigo nderabuzima kugira ngo wivuze uri mu cyiciro cya mbere cyangwa uri mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu, bakagusaba indangamuntu yawe niyo mukuru w'umuryango bakabona kukuvura. Bivuze ngo iyo babishyizemo bahita babibona muri system. Bivuze yuko rero ubu ngubu nimero y'umukuru w'umuryango ntago izaba ikenewe, kubera ko mu ndangamuntu yawe hazajya haba harimo byinshi. Indangamuntu yiswe indangamuntu koranabuhanga. Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo bayisohore ihabwe abanyarwanda impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda, abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda, abanyamahanga bamaze igihe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo bisobanuye yuko rero iyi ndangamuntu ni igisubizo cy'abanyarwanda. Noneho bavuze ngo cyane cyane abanyarwanda ino ndangamuntu ni iyabo 100%. Bivuze ngo rero nawe warataye indangamuntu yawe ya gatatu wahawe, turaza kukuyobora cyangwa turaza kukurangira aho wajya kwiyandikisha ukabona ibyangombwa, ukabona ino ndangamuntu koranabuhanga. Bisobanuye ko rero nawe ufite indangamuntu ntago wacikanwe, nawe uzabona ino ndangamuntu koranabuhanga. Bisobanuye ko rero urubyiruko rwose ruzahabwa indangamuntu koranabuhanga. Nabwo yuko hano ndi kumwe n'urubyiruko rwaje gushaka indangamuntu koranabuhanga kandi bahawe serivisi nziza mu gihe bahuriye ari abantu bagera muri 300, hakaba hasigaye abantu 4 bandika. Bivuze ngo byarangiye iki gikorwa, ni serivisi yihuta cyane. Ushaka ino ndangamuntu rero koranabuhanga wakwerekera ku Kabindi ahazwi nka Kimihurura, hariya neza kuri Feruje ukase mu gahanda k'ibumoso niho iki kigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherereye. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA rero giherutse nanone gushyira itangazo hanze bavuga yuko umuntu wese wataye indangamuntu akaba atarahabwa indi ndangamuntu yakwegera irembo bakamufasha agahabwa indangamuntu. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ibyo byose twavuze ahabanza ni incamake. Bivuze ngo inkuru yacu nibwo tugiye kuyirambura sasa noneho yizewe. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gushyira itangazo hanze bavuga yuko indangamuntu koranabuhanga zatangiye gukoreshwa. Bivuze ko umuntu wese ushaka indangamuntu koranabuhanga yanyaruka akajya kwiyandikisha kugira ngo ino ndangamuntu koranabuhanga izamugeraho cyangwa azayibone. Gusa nk'abanyamakuru twababajije se indangamuntu koranabuhanga nk'uko bisanzwe ko tujyana indangamuntu yacu kwa muganga na nimero
z'umukuru w'umuryango tukajya kwivuza, ibyo bizaba bimeze bite? Bashuje bavuga ngo noneho ntabwo bizajya bisaba nimero z'umukuru w'umuryango, ahubwo bizajya bisaba indangamuntu yawe gusa, kubera ko indangamuntu koranabuhanga ni indangamuntu ikoze mu buryo bwiza cyane. Harimo sisitemu bashobora gushyira muri mashini bagahita babona nimero z'umukuru w'umuryango batiriwe bakwaka nimero yiwe. Bivuze ngo rero basobanuye cyangwa bagaragaje yuko ino ndangamuntu ari nziza, buri munyarwanda wese akwiye kuyitunga. Ibyo bigahita bituganisha rero ku itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima. Iri tangazo turaza kurisubiramo, cyangwa itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima turaza kurigarukaho mu kiganiro kiri bukurikire. Iki kiganiro twagihariye abantu bashaka gutanga igitekerezo cyangwa uburyo ki abantu babona indangamuntu koranabuhanga, zino ndangamuntu bazifatira he. Ni kino cyo kiganiro tugiye kwibandaho, nsubiza n'abantu bambajije ngo izi ndangamuntu koranabuhanga twazibona dute. Bivuze ngo iki kiganiro ngiye kubana n'abafana banjye bambajije kwa bino bibazo bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga, kugira ngo mbakore iki kiganiro. Ni ikiganiro cya mbere n'icya nyuma nkoze, nzongera gukora ikindi kiganiro izi ndangamuntu abanyarwanda bari kuzihabwa. Nabwo yuko ndi kumwe n'abantu barenga 300 baje gushaka indangamuntu koranabuhanga, hakaba hasigaye abantu 4, abandi bose bakaba babanditse ko bazahabwa zino ndangamuntu gusa. Navugishije bano baturage barimo urubyiruko, abataye indangamuntu, abafite izindi ndangamuntu bashaka indangamuntu koranabuhanga, navuganye nabo. Bivuze ngo byose ndaza kubishyira kuri Kidasamura TV Rwanda. Iyi ni nk'integuza, mbagira ngo mbanze mbateguze mbabwire yuko video zigiye kujya hanze nziza cyane. Bivuze ngo ni nko kubateguza muri rusange. Rero turi ikigo gishinzwe indangamuntu nitagerutse gusohora itangazo bavuga yuko bagiye gusohora indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu uzayitunga muri telefoni yawe, uyitunge mu buryo bw'ikarita bwo kuyigendana, uzahitamo wowe icyo ushaka. Ariko buri icyiza nuko wayitunga muri telefoni, kuko kuyitunga muri telefoni ntabwo ushobora kuba wayita kamembe. Ngira ngo namwe murabizi yuko iyo ufite ikintu mu mufuka ukazamura nk'ikofe, gishobora kuzamukana n'ikofe kigatakara. Ariko buri ikintu ufite kuri email yawe, kuri telefone, ukavuga ati ngewe indangamuntu yanjye koranabuhanga ngiye kujya nyibika kuri email. Ino telefone baye kwiba my friend, ukagura indi telefone uhita ushyiramo password ya email, ya ndangamuntu ya koranabuhanga ukayibona, cyangwa ukifatira izi ndangamuntu zayo mu mutwe. Ubundi baguhagarika ari nko mu mukwabo runaka, ukababwira nimero yawe, bagashyiramo bagacekinga, bakabona ari wowe, ukaba uritambuke. Bivuze ngo ukaba uhanyuranye umucyo. Bisobanuye yuko rero indangamuntu koranabuhanga ni igisubizo cy'abanyarwanda. Reka tucunguze uburyo umwete tugiye kubijyanye n'indangamuntu, ndetse abantu mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda muzafata indangamuntu, ndavuga guhera ku myaka 16. Murabizi yuko nibwo abantu bujuje imyaka y'ubukure ari imyaka 16 kugira ngo bahabwe indangamuntu. Bivuze ngo mukoresha uburyo ki bw'indangamuntu koranabuhanga kugira ngo muhabwe indangamuntu koranabuhanga. Nanone akandi kantu k'ubwenge, indangamuntu koranabuhanga n'umwana ukiri mutonya azajya yihabwa. Bivuze ngo azajya yihabwa kugira ngo abone ubwisungane mu kwivuza bitamugoye, kwa kundi usanga umwana ari kwivuriza kuri nyina. Ntabwo ibyo ngibyo babishaka, barashaka ko umwana azajya yivuza ku giti cye. Umwana akavuka itajya mu cyiciro, naho akatangira kwishyurirwa mituweli, cyangwa bagatangira kumwishyura mituweli. Ndavuga bari mu cyiciro cya mbere bagatangira kwishyurirwa mituweli, abari mu cyiciro cya kabiri bagatangira kwishyurira mituweli. Bivuze ngo kugira ngo uyu mwana ajye abona ubuvuzi bw'ibanze, nk'uko umwana avuka bakamwandika mu ndangamimereri, nawe azajya avuka ahita bamukorera indangamuntu yiwe. Mbari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ihangano kore subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Hari umuturage utuye mu karere ka Nyarugenge wavuze ko agiye gushaka indangamuntu koranabuhanga, gusa igisubizo bamubwiye ntago cyamunyuze. Arampamagara kuri Kidasamura TV Rwanda. Ubwo ngiye rero ku bitekerezo by'abantu cyangwa ku bantu twavuganye bakambaza uburyo kino ndangamuntu koranabuhanga bayihabwa, yabo nibo ngiye gusubiza mu minota 3 dusigaranye. Ngiye kubasubiza ikibazo cya mbere. Wa mbere yarambajije ati singi ko nataye indangamuntu ya gatatu ariyo ndangamuntu ya nyuma, indangamuntu koranabuhanga nayihabwa? Yego, indangamuntu koranabuhanga wayihabwa pe. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga uburyo ki wayihabwa, n'ubundi system zigiye guhinduka, bakora indangamuntu koranabuhanga ku buryo buri munyarwanda wese azaba afite indangamuntu koranabuhanga. Bisobanuye ko rero waba warataye indangamuntu yawe, indangamuntu koranabuhanga ushobora kuyibona. Ikintu ukora unyarukira ku kabindi, ibindi bisobanuro niho ubisanga. Ariko ikigo gishinzwe
gishinzwe indangamuntu NIDA cyamaye nimero yayo kugira ngo nzayibahereze mujye mubabaza ibindi bikurikira. Naragenda mbasaba uburenganzira nimba nimero yabo nayitanga nkayihereza abanyarwanda mukajya mubasobanuza iyi nimero. Video nirangira ndaza kubahereza nimero ya NIDA mubaze ibijyanye cyangwa musobanuze ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga. Ndaza kubahereza nimero ya NIDA ubundi muyisobanuze. Hari undi wambaje ati rero ngiye Garafurere nitwa Korode utuye mu karere ka Muhanga nkaba mfite ikibazo kigira giti ngewe indangamuntu koranabuhanga ndayishaka kandi mfite indangamuntu ni ya mbere nahawe mfite imyaka 25 ariko indangamuntu koranabuhanga ndumva nyikeneye cyane kuko ndumva ari ingenzi niba umuntu azajya yigenda nahagiye hose ku buryo ki azajya yitunga kuri telefoni. Bivuze ngo nanjye indangamuntu koranabuhanga ndayikeneye. Nimba ukeneye ino ndangamuntu koranabuhanga igore uze mu mujyi wa Kigali kuko izi serivisi ntago barazigeza ku irembo. Ihangane uze mu mujyi wa Kigali uze ahantu hitwa ku Kabindi bakwandikane mu bantu bazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Ibindi bisabwa uzabimenyeshwa uhageze. Murakoze cyane. Ni abantu babiri bambajije kwa bino bibazo. Ngira ngo umuntu wese uzajya umbaza ikibazo ku ndangamuntu koranabuhanga kuri ya nimero yanjye nabahaye ya 0784420885 uzajya uhamagara nsobanuza nzajya musobanurira muyobore n'uburyo ki yagera ku Kabindi agahabwa indangamuntu. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gituye Kimihurura munsi ya Convention Center ndetse kuri Feruje neza ziraza Kimihurura kase mu kaboko k'ibumoso niho hari ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA ahantu hejuru hari akabindi. Ngira ngo naho hageze wahita uhibyira. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ibuka gukora subscribe ufungura izogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Hari akazi mbararikiye ku bumwe Gahunda Hotel Nobilis Hotel akazi k'ubusekirite Delta Security Top Sec ndetse na Serena Hotel nabo bavuze ko bakeneye abakozi batari bakeya. Bivuze ngo abantu mwese mwize hoteliri abantu mwese mwize bijyanye na mucoma abantu bishe guteka imigati ndavuga kotsa imigati mwifuru murasabwa kumamagara nkabarangira kano kazi. Sorry aka kazi ntago karatangirwa cyangwa ntago karasohoka. Bivuze ngo banteguje yuko bagiye kumereza bino bipapuro nanjye nkarangiza nkabisohora nkababwira ibisabwa ibikurikizwa kugira ngo mube mubona cyangwa mube mwabona akazi. Murakoze cyane. Imana ibarinde ibahezagire ibahereze umugisha. Turabakundaga turabumvaga abantu mwese mutanga ibitekerezo turabifurizaga ibyizaga turabakundaga. Imana ibarindega turabakundaga. Nitwaga Kidasamura TV Rwandaga ndabakunda cyane. Bivuze ngo mu karere ka Musanze babita abagoyi bavugaga abashi bakavuga washa bongera akantu kasha. Murakoze cyane. Imana ibarinde bahereze umugisha turabakunda cyane.